Ese waba warigeze wiyumva umuntu witwa Mpano y'Imana? Numubona akora bimwe na bimwe twita ubufindo cyangwa se maji, numwibazeho. Uwo ngo yitwa Mpano y'Imana, azwiho gutubura. Akenshi afata ibintu by'ibyatsi n'ibipapuro n'ibindi byose akabihinduramo ibintu by'agaciro abantu badatekereza ko byashoboka. Ni umuntu ushobora gufata igipapuro muhagararanye akagihinduramo amafaranga. Nyamara ibyo byose ni ubutekamutwe. Ndabasuhuje, njye nitwa Ildefonse Habimana Rwanda. Nk'uko bisanzwe akaryoshye ntigahora mu itama. Uyu Mpano y'Imana yafashwe ari mu nzego zishinzwe umutekano. Arazira gukora ibyaha bitemewe n'amategeko, aho yafashe umwana akamuhohotera. Ibi ni bimwe mu byo yakoze, dore ko yahamagaraga abantu ngo agiye kubaha amafaranga, nyamara igitsina gore kenshi cyamugeragaho ntabwo cyamuvaga mu maso gutyo n'inzara ze. Bivugwa ko afite ukundi kuntu bigenzaga akabona kubaha ibyo abaha. Inshuti Ezekiel uzwi muri social media nka Mpano y'Imana wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato, rape. Uyu rero uyu Mpano y'Imana ni kwazwi muri social media. Ubundi ni inshuti Ezekiel, nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo ukuntu akora amafaranga, bagafata audio bakagenda bakazeditinga, barangiza bakauploadinga, bagashyiraho imbaraga afite zikuri kuzimu. Ibyo byose ni ibyamamazwa. Yatawe muri yombi ejo ku cyumweru. Umwana wazanye inkoko nazizana. Uwo muntu yaturutse? Uyu muntu ngo yaturutse mu ntara y'Amajyaruguru, aje kukureba, aje gutora ku mugisha. Uwo muntu waje yaje gute ko ntamuhamagaye? Nta randevu namuhaye. Wamuhaye ngo randevu ngo aza kurebe, azanye inkoko y'isake. Naze hano mumuhe mikrofone abashe kugira ibyo avuga. Nimba inkoko yazizanye mu ifungure, mbo terura izo nkoko zifate. Komeza ufate izo nkoko zawe. Izo nkoko uturutse uvuye Amajyaruguru. Nyamara umubare munini w'abantu nuwagendaga udatwaye ibisubizo wari warizejwe, cyangwa se ukakwa amafaranga yandi, dore ko yihisha ku maso ya kamera. Nyamara burya abo ariganya ari benshi. Yitwa Mpano y'Imana, umutubuzi, yafashwe ubu ari mu nzego z'ubutabera. Arazira icyaha mu bimwe akekwa, ndetse no gukoresha ibintu by'abandi mu nyungu ze bwite. Ni kenshi leta y'u Rwanda igenda ishishikariza abantu bagerageza gukoresha imbuga nkoranyambaga kuzikoresha mu buryo butagize umuntu bubangamiye kujyanye n'umutekano wa buri muntu wese, aho bavuga yuko uzakora ibinyuranyije n'itegeko uwo wese azakurikiranwa. Noneho nje reka nsoreza ahangaha, ndabararikira kugira ngo ujye uhora ukurikirana ibiganiro byacu kuri gatanu. Wowe utarakanda subscribe rero nicyo gihe kugira ngo kandi kuri subscribe, kugira ngo ibindi biganiro byacu, amakuru agezweho n'ibindi biganiro bitandukanye bijye bigucaho gatanu kuri gatanu. Wowe wakanze subscribe turagushimiye, uri w'igiciro. Uyu munsi nambwe turiho niwo tuyikesha. Kandi akunzogera kugira ngo ikiganiro cyacu kizaza ubutaha kigiye kikugeraho gatanu kuri gatanu. Murakoze.